dukomeje kuri ako kantu ko kugura kwa Rayon Sport ubu ngubu abanaliste bari gupanga ikipe bari kugushyira mu mpande bakagati wenda Bedi azahengekera 7 cyangwa 11 hari imbere pointe bigaragara ko wenda nyine batari kuhamu amahirwe cyane ubundi Bedi aba mwiza yari guca bana hose ngiye mba ndi tayari kabisa pfa kugenda ujya kwizamu gusa ariko hose ntago waba uri for cyane ese suziko nundi niyo uri gukina nakugukina ku ruhande we ni he hakuryohera rero sindi ibyo bitego nyine wenda ufatanye n'umwataka gusaba gukupa trajectoire kajya muri box je naho yakira hose nari ibihe byiza nshuti bakunzi ba ibyegeranyo Impaya munyemerere tugaruke ku magambo akomeye na magambo Biramahire Abedi uyu nguyu Biramahire Abedi ndagira mbibutse neza ko numwataka cyangwa se ndi rutahizamu w'ikipe ya Rayon Sport uyu nguyu Abedi rero akina nka numero 9 ariko ndagira nkwibutse neza ko muri ekipe ya Rayon Sport ubu ngubu hamaze kugeramo abakinyi batatu bose bakina kuri numero 9 uwo nguwo nta wundi yitwa Bingbero Shadrake ndetse na Faringanye n'uyu nguyu Biramahire Abedi mu kiganiro Biramahire Abedi njyanye n'ikinyamakuru igihe.com bamubajije kubijyanye no kubona umwanya ahangaha muri ekipe ya Rayon Sport we mu magambo ye yavuze ko yiteguye guhangana na magambo Biramahire Abedi yakoresheje avuga ko we nka Abedi yiteguye kuba yahanganira umwanya muri ekipe ya Rayon Sport we avuga ko niyo bahitamo gukinisha Shadrake Bingbero we akavuga ko ashobora gukina uruhande rumwe ndetse urundi ruhande rugakinaho uyu nguyu Faringanye bakatakisha Shadrake Bingbero gusa n'ubundi uyu nguyu Abedi yavuze ko mu gihe icyari cyo cyose umutoza yabona ko hari abandi bantu bagomba gukina ku mpande avuga ko we yiteguye kuba yarwanira umwanya nka numero 9 agatana n'uyu nguyu Shadrake Bingbero naho mu gihe ushoboye cyangwa se ugaragariza umutoza ko ashoboye kurusha undi akaba ari we ushobora kuba yajya mu kibuga agakina na magambo akomeye cyane Biramahire Abedi rutahizamu wa ekipe ya Rayon Sport wanayifashije mu mwaka ushize w'imikino kandi uyu nguyu Abedi aherutse kongera amasezerano muri ikipe ya Rayon Sport we yavuze ko mu byukuri adatewe ikibazo n'abavuga ko atazabona umwanya wo gukina muri ekipe ya Rayon Sport ahubwo avuga ko azahatana kugeza abonye umwanya wo gukina cyangwa se umwanya wo kubanzamo ikindi kintu uyu nguyu Abedi yabajijwe n'umunyamakuru w'igihe.com amubaza ku bakinyi ekipe ya Rayon Sport yagiye igura muri uyu mwaka w'imikino Abedi mu magambo ye yavuze ko ekipe ya Rayon Sport yaguze igerageje na magambo akomeye ntago yigeze avuga ko ekipe ya Rayon Sport yaguze neza cyangwa se yaguze nabi ahubwo yavuze ko iyi kipe yagerageje mu kugura iri jambo riraza guhura n'ijambo Kenisi uyu nguyu ni president wa Gasogi United nawe yatangaje ubwo yari mu kiganiro na Radio and TV10 yavuze ko ikipe ya Rayon Sport mu byukuri itaguze nk'izitwara neza ku ruhando mpuzamahanga ahubwo uyu Kensi we yavuze ko ikipe ya Rayon Sport uburyo akurikije uburyo yaguze ahubwo abona ko yaguze ku rwego rwa Gasogi ndetse avuga no kubarabu aba nabarabu ekipe ya Rayon yaguze Kenisi we yavuze ko aba bakinyi batabona n'umwanya ubanzamo muri ekipe ya Gasogi United na magambo akomeje kugenda avugwa ari menshi ku bakinyi batandukanye aya makipe yagiye asinyisha by'umwihariko ekipe ya Rayon Sport abantu benshi ntibatinya kwikomozaho bakavuga ko uburyo yitwaye ku isoko ry'igura n'igurisha ko atari uburyo butanga icyizere cyangwa se atari uburyo abantu bitezeho umusaruro uhambaye ahubwo abantu benshi bahuriza kuvuga ko mu byukuri mu bushobozi bwayo ngo yaba yaragerageje kugura Abedi yabajijwe kuba yajya gukina muri ekipe ya APR Football Club we mu magambo ye yavuze ati ngewe Abedi ndumureyo ibyo gukina muri APR cyangwa se muri APR ntago ibyo ngibyo rwose mbibona hafi ahangaha APR nyifata nka ekipe ya
Mukura ndetse APR nyifata nka ekipe ya polisi na za AS do Kigali. Ntago mbona ko APR iri ku rwego rumwe na ekipe ya Rayon Sport. Abedi yagize ati nge ndi umureyo kandi mbona nta yindi kipe nakinira usibye Rayon Sport, cyane ko kugeza kuri uyu munota mfite amasezerano muri ekipe ya Rayon Sport. Ni amagambo akomeye cyane uyu rutahizamu wa ekipe ya Rayon Sport Biramahire Abedi yatangaje kuri APR ndetse no ku bakinnyi batandukanye harimo Faringanye ndetse n'uyu nguyu yitwa Shadrack Bingbero, avuga ko yiteguye kuba yahangana nabo ariko akabona umwanya ubanzamo muri ekipe ya Rayon Sport. Nshuti bakunzi ba ibyegeranyo Empire, reka mbashimire mwe tubana umunsi ku munsi, reka nkubwire ngo kora subscribe ukore kunzogera kugira ngo uzajye kugenda ubona amakuru yizewe kandi ujyabonere ku gihe. Ndagushimiye cyane.